Yesu ashimwe, mwaramutse buri wese n'ahaherereye. Reka turirimbe indirimbo yo mu gushimisha Imana ya 375. Indirimbo yo mu gushimisha Imana 375. Reka turamye Yesu, dushyire Yesu hejuru, ushime Yesu, tubyutse amahoro, tubikesha imbabazi ze n'ubuntu bwe n'amaraso y'igorogota niyabiduhesha. Impano y'ubuzima nta wayiguha, ntaho wayikura, nta mwene wanyu waguhesha ubuzima, nta waguhesha guhumeka. Byose tubikesha Yesu, tubikesha imbabazi twagire, tubikesha ubuntu Imana yatugiriye biciye muri Yesu Kristo. Karibu turirimbe uwo muririmbyi. Yesu yitanga ngo agere musi, azabyarwa n'umwari utunganye, uwera turana natwe ababi. Habaye umunsi wishimye mu ijuru. Yesu wenda gushima iki gitondo, wumva ko ngushimye Yesu. Haleluya, shimwa Yesu, shimwa gitare. Iyo dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye ihamba mu mva, maze arazuka wampuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye ihamba mu mva, maze arazuka wampuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi babamba umucyo, Yesu warampfiriye, taka umusa wampesheje intsinzi igorogota. Vuka atukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Habaye umunsi we Yesu we, Yesu ndagushima, nkuramburiye amaboko Yesu ni wowe Mana, Yesu shima. Haleluya, tukwa n'abantu, yikoreye ibyaha. Ndagushima Yesu ko nababariwe. Urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye ihamba mu mva, maze arazuka ampuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye ihamba mu mva, maze arazuka wampuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, aze yitangwe mbere umukiza, bihebe mwese tumwiringire. Dawaye umunsi ruhukira mu mva Yesu, harindwa n'abamarayika be. Umwami ashimwe, ashimwe Yesu yarazutse, ni muzima, ni muzima, aranya Yesu iki gitondo ramya. Biringire yo, dore urukundo Yesu ndagushimye, ibyaha byanjye ihamba mu mva, maze arazuka wampuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye ihamba mu mva. Haleluya, maze arazuka wampuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya, aratsindwa, aratsindwa, yo Yesu arazuka. Haleluya, urupfu rutsinze, none iri mu ijuru iburyo bwa se. Turagushima Yesu, Yesu ushimwa. Niyabeza Yesu mu gituro, ntibibaho Yesu yarazutse. Yo urupfu rutsinze,
mw'ijuru iburyo bwa se. Dore urukundo wankunze Yesu, yoyoyo maze arazuka, wampuze nase nagaruka, zamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka, wampuze nase nagaruka, zamushimira ibyo. Situzumva nk'impanda, harabagira abera dutashye yo, zaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye. Manda we gira n'ijuru ryose, Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka, wampuze nase nagaruka, zamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka, wampuze nase nagaruka, zamushimira ibyo. Haleluya. Uraririmbira Imana, ukumva uraririmbira Yesu, ukumva umunezero, ukumva ituze, ukumva amahoro, uraramya Yesu, ukajya wumva umunezero, ukajya wumva umutuzo, ukajya wumva kuruhuka, ukajya wumva ibyari biremereye byose biguye hasi, ukajya wumva umwami ni mwiza. Turashimira Yesu karuhura. Reka tujye mu ijambo ry'uyu munsi, ni muri Yesaya 52 kuva ku murongo wa mbere turagera ku wa 3. Haravuga ngo inkuru nziza y'agakiza abisi bose bazabona. Kanguka kanguka, wambara imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungura umukungugu, uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohora ingoyi mu ijosi, yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe ari imbohe. Kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza utanze, umwami ashimwe. Yesaya 52 murongo wa mbere kugera ku wa 3. Inkuru nziza y'agakiza abisi bazabona. Kristo niwe nkuru nziza y'agakiza. Yesu yaraje ngo adukize turuhuke. Inkuru nziza y'iki gitondo rero ni kanguka, kanguka usenge, nibyuka usenge, ni kanguka, va mu bitotsi by'ubunebwe, va mu bitotsi by'ubupfu, va mu bitotsi by'ubwana, va mu bitotsi by'ubwoko bwose byo mu mubiri. Kanguka, wambare imbaraga zawe, wambare uhagarare. Wowe wumva iyi video, ni wowe umwuka avugana nawe, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Hari ibintu Uwiteka arahiye ko Uwiteka uhereye uyu munsi abatakebwe ntibazongera kugutera ibitava ku mwuka w'Imana. Reka Uwiteka byirukaniye kure, ngo n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Bari bafite ibitero, abaterwaga nijoro basinziriye, abaterwaga ku manywa, bafite ibitero by'imyuka n'ibindi. Iby'ibyaha byabananiye kureka ibyo byose. Iki ni igihe cyo kugira ngo bakanguke basenge, ibyo bintu Uwiteka bibakure. Ngo uhingure umukungugu, uhaguruke wicare. Ihungure umukungugu. Ibyanduza umuntu ni byinshi, ariko hariho amaraso ya Yesu ngo twihane. Indirimbo twaririmbye yavuze ngo Yesu yaranesheje. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru ubwo Yesu yaneshaga. Haleluya. Igitero cya 4 ndagikunda cyane muri iyi ndirimbo ya 375. Ndavuga ngo habaye umunsi
Satani aratsindwa, icyaha cyaratsinzwe n'imbaraga zacyo n'ubukana bwacyo n'ingaruka zacyo n'umuvumo wacyo n'ibihano byabyo byaratsinzwe kuko Yesu yarazutse. Niyo mpamvu twihana twibagiza amaraso ya Yesu. Haguruka rero wikunkumura umukungu wose wari ukuriho, uwikuzaho amaraso ya Yesu, wibohora ingoyi mu ijosi. Yewe mukobwa w'i Siyoni, n'abagabo barumva, ntagaruka mu mukobwa w'i Siyoni gusa, buri muntu wese ushaka gukira, ushaka kugira ngo Imana imugarukire imubohore, yahaguruka agasenga. Iki ni igihe cyiza ukoresha amaraso ya Yesu. Ngo umukobwa w'i Siyoni wajyanywe uri imbohe, aho wari uboshye hose ubwire Yesu ngo mboheye hano, ubwire Yesu ngo iki cyaha kiramboshye, ubwire Yesu ngo iyi situation iramboshye, ubwire Yesu ati ibi ngibi biramboshye, ubusinzi, itabi, iki byose biracyamboshye, cyangwa se ndananiwe. Aho hose wumva uboheye umubiri ukumva uraboshye, kumva urananijwe, aho hose ubwire Yesu ngo ndi hano mbohora. Umwemerera kubohora iki gitondo kuko yarazutse ni muzima. Satani yaratsinzwe. Mu gitero cya kane niko bavuze ngo habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru. Satani aratsindwa burundu, abera barakingurirwa, abo yari yarafashe mpiri Yesu abakuramo. N'uyu munsi kandi Yesu aracyabohora, Yesu aracyakiza, Yesu aracyazura. Haguruka kanguka wambara imbaraga, ahasigaye usenge, wihungura ivumbi, wihane, hanyuma wibohore ingoyi byari bikuboshye, biri mu ijosi, biri ku maguru, biri ku mutwe, wibohore. Yesu arabizi ko abantu baboshye, ariko iki ni igihe cyo kubohoka, kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza mutanze. Imana rero yatanze promosiyo, amaraso ya Yesu ariho. Imana yaduhaye Yesu. Iki ni igihe cyawe cyo gufata amaraso ya Yesu ugasenga. Ni ku buntu. Imana ntica ibiguzi. Kwihana ni ubuntu, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ubuntu. Haguruka, hagarara uyu munsi ubone neza y'Imana. Imana ikubohore. Uraboshye, iki ni igihe cyo kugira ngo ukanguke usenge. Turi mu kwezi ko gusenga, turi mu kwezi ko kwiga gusenga. Kanguka, fungura umunwa usenge mu izina rya Yesu. Imana ikubohore. Data yiteguye kukubohora, kandi nta kiguzi, nta kiru, nta gisabwa. Kristo niwe gitambo cyatambwe rimwe rizima Imana yaduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aravuze ngo waguzwe ubusa, barakurenganije bagufatira n'ubusa, bakujyanira igaratuye, ariko iki ni igihe n'ubundi nta bindi biguzi bigerekwaho, ahubwo Yesu aje kukubohora nabwo kubw'ubuntu. Aho Satani yari yarakuboheye, aho abantu bari barakuboheye, aho iminsi yari yarakuboheye, aho ibihe byari byaraboshye abantu, iki ni igihe Yesu yaje kubohora. Wakire kubohoka uyu munsi, bimenyekane kuri buri saha y'uyu munsi, kuri buri munota, ko Uwiteka yatubwiye ngo twaguzwe ubusa ariko twacungujwe amaraso ya Yesu, kandi ko Uwiteka yaje kutubohora. Igihe cyacu kibohoke, imibereho yacu ibohoke, mu gakiza tubohoke, mu gukorera Imana tubohoke, uhereye none ukageza iteka ryose. Wakire kubohoka ahantu uri, aho wari uboshye hose ubohoke mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ndagushimiye, urakoze uyu munsi kongera kwibutsa abantu guhaguruka bagasenga, bakibohoza mu maraso Yesu. Biracyashoboka mu buntu bw'igorogota. Turagushimiye ko uyu munsi ushyizemo kubohora ingoyi zari ziri mu ijosi, kubohora ibyari biri mu matwi y'abantu, kubohora ibyari biri ku mitwe, kubohora ibirere bindi byari byarafashe abantu mpiri, kubohora aho umuntu wose yari aboheye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana, habwa icyubahiro Yesu Kristo, ko kari ku buntu kubw'amaraso ya Yesu Kristo ko tubohowe burundu. Turagushimiye Mana, ko umuntu wese ari buze gusenga kubwira haboheye. Iki ni igihe cyo kugira ngo abohoke, bakire kubohoka, abantu bagubwe neza, tube bazima muri Yesu Kristo. Biracyashoboka kubw'intsinzi y'igorogota. Urakoze Yesu ko biduhesheje none n'iteka ryose. Amen. Umunsi mwiza. Mwari muri kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Ntiwibagirwe gukora sabone cyangwa se partage. Shalom.